Ndagusuhuje cyane nkwifurize gukomeza kumererwa neza mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku kintu gihuza abantu nakise gahuza miryango. Navuze ni mwebwe gahuza miryango yanyu niki ni igihe, mwebwe muhuzwa niki kubera yuko abantu babiri babana, abantu babiri bafite umubano w'igihe kirekire, baba bakiri mu rukundo ariko bateganya kuzarushinga cyangwa se abantu bamaze kurushinga, bakeneye gahuza miryango, bakeneye amateka bubaka azatuma nibagera mu tubazo, utwo tubazo bazaturenga bikabakundira. Mwebwe rero amateka mwubatse azatuma nimugera mu bibazo mudasenya ahubwo mugakomeza urugendo nayahe? Ese murayafite? Ni icyo ngicyo nshaka ko mutekerezaho uyu munsi. Nge ndishangazi Emma-Claudine. Mbere yuko dukomeza ngo mbivuge mu buryo burambuye ariko nanone mu ncamake kuko ni video ngufi cyane, reka nkwibutse yuko dufite Kimondo Kidi Series. Niba iyi episode yitwa divorce utarayirebye, uyirebe kubera yuko niyo nafatiyeho kugira ngo nkore iki kiganiro. Wenda reka mbanze ngucishirizeho muri makeya. Ubu rero igipande cyawe guhera hano ugasubira hariya. Iyi modoka ni yanjye rwose. Izo modoka zombi ni izanjye. Dore igiceri. Ipantaro yanjye ya siporo. Yawe ya siporo so ntabwo twayambarana. Ariko iyi pantaro twayambaranaga ariko zana. Nicyo tutagabanya kidi. Ngira ngo rero umaze kubibona ibyo ngibyo ni byatambutse muri episode ya Kimondo Kidi Series, episode ya 7 yitwa divorce. Ushaka wayireba ku buryo burambuye. Ahangaha urabona yuko abantu benshi barayireba bagahita bavuga ngo Kidi yahuje uriya muryango, ariko ntabwo ari Kidi gusa. Ni mwibuke uko nubwo bwose bari batangiye gushwana bibaza ngo umwana n'indi uri bumujyane n'undi uri bumujyane, ariko kugira ngo uyu mwana babashe kumva yuko bamubungabunga bakaguma hamwe ntibatandukane, nuko habayeho kwibuka, bakibuka amateka banyuzemo, bakibuka ibihe byiza bagize, hanyuma bakarenga ku gutekereza bya bindi bigiye kubatandukanya se cyangwa bya bindi bibi, bya bindi by'amakosa, ahubwo ibyiza bikaganza ibibi, hanyuma baravuga bati reka twemere kugumana. Hanyuma rero mwebwe ndashaka kubabaza ngo amateka mwubatse atuma muzongera mugasubirana cyangwa se mukababarirana niyo byaba ari ibyaha bikomeye cyangwa se amafuta akaze, ayo mateka murimo kubaka arahari cyangwa ntayahari? Nayahe? Reka mbanze rero mbibutse yuko abantu bose banyura mu bibazo. Ibibazo abantu babinyuramo kubera iki? Kubera ko abantu babiri barahura bagakundana ari abantu barerewe ahantu hatandukanye, umwe yarerewe aha undi arererwa aha, bivuga ngo bafite imico itandukanye, kandi niyo mwaba mwarerewe mu rugo rumwe burya muba mufite imico itandukanye, buri muntu wese afite ukwe ateye, ariko mwarerewe mu rugo rumwe mwaba muziranye. Kubera ko rero muba mutaziranye neza, donc hari ibintu utazi 100%. Ni ukuvuga ngo iyo mutinze muri fiançailles cya gihe cyo gushwana mukinyuramo cya gihe cyo gushwana, kubera ko utangiye kuvumbura mugenzi wawe. Iyo fiançailles mutayitinzemo cya gihe cyo gushwana mukinyuramo mwararushinze. Abantu benshi nabakinyuramo bararushinze, ugasanga mutangiye kukinyuramo nko mezi 6 mumaze kubana cyangwa se umwaka cyangwa imyaka 2. Biterwa na buri bantu ukuntu bameze, ariko byanze bikunze buri rugo rwose runyura muri icyo gihe cyo kuvumbura imico y'umuntu utari umuziho, ndetse ukumva isa naho ikubangamiye, ugatangira kumva yuko ari umuntu utari ugukwiriye, ukibaza niba warahisemo neza, ugatangira gusa n'ushidikanya. Rimwe na rimwe ukabona tekereza gutandukana iyo bije byiyongera ku bindi bintu ubona nk'amafuti muri icyo gihe. Icyo gihe rero numara kumva ko n'abandi bose bakinyuramo, uzahita uzirikana unibuke yuko niyo watandukana n'uyu nguyu uyu munsi, undi muzarushingana nawe uzanyurana nawe muri icyo gihe cyo gushwana. Ntabwo uyu nguyu muri kukinyuramo kubera ko ari mubi cyane, nta muntu mwiza cyane 100% uri perfect ubaho. Ni ukuvuga ngo n'undi wasanga wese icyo gihe mwazakenera kukinyuramo. Icyo gihe rero kugira ngo mukinyuremo bikunde mukomeze, kubera ko ingo zikomeza zikabana nuko nguko biba byagenze, nuko zinyura muri cya gihe hanyuma zigakomeza, nuko muba mufite amateka mwubatse kandi mukagirana cya kintu cy'umutima cyo kumva mushaka kubaka. None iki kintu cyo gushaka kubaka kandi kikubakira kukwibuka amateka meza cyangwa se n'ibyiza uzi ku muntu, kurusha gutekereza ku bibi. Ibi ukirinda kubiha agaciro, nubwo bwose kamere muntu ari byo ibangukiriza hafi cyangwa se ari byiza na vuba. Ibi rero
urabyirengagiza ukareba ya mateka mwubatse. Ese ayo mateka ni ayahe? Ese ni ibintu, ni ahantu mwatembereye, ni uburyo muganira, ni uburyo umwe agutekera, ni ibiki mukorana, ni ibiki byiza bikunyura wumva biryoshye mu mubano wanyu iyo usesenguye ukareka ibibi. Ese ni uburyo famiye imufata cyangwa se ayifata? Ese ni uburyo inshuti zawe azifata cyangwa azitaho? Ese ni uburyo wowe agukorera ibintu runaka? Hari utuntu turyoshye uba ugomba kwibuka ukavuga uti uyu muntu ngomba kumunambaho byanze bikunze. Kwibutsa ngo utu tuntu n'utwe ku giti cye aba yihariye, ugiye ku wundi wazamusangana ibindi bye yihariye, ariko bya bindi bya wa wundi ntabwo wabibona. Ni byiza rero kwibuka bya bindi byiza umuntu yihariye kugira ngo uzabyibukireho, hanyuma umurekere aho ngaho ibi bintu by'ibibazo. Ibi rero kubyibuka rwose abantu benshi barabyibuka, abenshi barabyibuka, ariko habura iki kugira ngo divorce igende ibeho irangire, n'ibimere nka biriya bya mama Kidi na papa Kidi ngo bavuge bati nimusubize ibintu mu nzu uteke twirire. Ibi ngibi biterwa nuko habura umuntu ufata iya mbere. Buriya iriya divorce ya mama Kidi na papa Kidi, iyo papa Kidi atamubaza atari ku bundi divorce ushaka ni iki, mama Kidi nawe ngo ahita amubaza atari ku bundi wowe divorce ushaka ni iki, urumva igitekerezo cyahise cyakira vuba, ahita avuga atari ku bundi turi mu biki, turashaka gutandukanira iki? Nyamara bari bamaze igihe kirekire ibyo ngibyo babirimo babicamo. Noneho umwafati ya mbere yo kuvuga ariko ubundi turashaka divorce y'iki, bahita babivamo. Divorce baravuga bati tuyivemo. Donc ya makosa n'ibindi bintu byose bamaze igihe bapfa biyemeza kubireka, bakibagirwa, bagahita bisubirira kwibuka bya bindi byiza byabo byose n'icyo bakundira urugo rwabo. Birakunda pe, birakunda iyo mwirengagije bya bindi byose mwapfa uko byaba bimeze kose, mukavuga muti tugiye gutumbera kongera gukundana no guhana keya, kwitanaho, ubundi ibindi byose bikazaza nyuma. Hari n'igihe mukundana kurusha uko mwigeze gukundana mbere. Ibyo ngibyo hari abantu benshi babitangira ubuhamya, ntugire ngo nibyo ndimo kwivugira gutya gusa, cyangwa ngo utangire uvuge ngo shangazi wowe nuko bitarakubaho. Hari ubuhamya bwinshi buhari bw'abantu ndetse bageraho bakanatandukana burundu, ariko bamara gutandukana bakazongera bakaba bari nabo bongera bakarushinga bakongera bakimariya. Ibyo ngibyo bibaho nubwo bidakunda kugaragara ahantu henshi. Hari abantu benshi bazakubwira bati twari tugeze ku rwego rwo gutandukana byarangiye ariko turongera turiyunga, ubu ngubu turakundanye, ntushobora no kumenya ko tugera hari ahantu ho gutandukana. Namwe rero nimutekereze, kandi icy'ingenzi gikomeye cyane, ninde ugiye kwicisha bugufi, guca bugufi my friend, kuko bisaba imbaraga nyinshi n'umutima umenetse kugira ngo wemere yuko ugiye kwicisha bugufi ukabwira umuntu uti waretse ibintu tukabivamo. Mwarabitangiye mumeze nk'abahigana, uri kumwereka yuko nimutandukana ntacyo uzaba, n'undi nawe ari kukwereka ko nimutandukana ntacyo azaba, kuko si wowe ungize. Ni ibyo ngibyo murimo, nyamara arakugize. Iyo mwuzuzanyije biba byiza kurushaho. Yego mutari kumwe n'ubundi ubuzima urakomeza ukabaho, ariko ibyo kuzana ngo reka mwereka ko atangize, urimo kumuhima nawe wihima. Reka kwihima rero, uce bugufi n'umutima umenetse, ubyemere, wemere kumubwira utari ko waretse divorce tukayireka, waretse tukababarirana, waretse tukongera kuba babandi ba kera, waretse tugatangira kuri zero, waretse tugatangira ubundi buzima buryoshye. Ibyo rero iyo mubyemeranyije biba byiza cyane. Reka nkubwire ngo niba unabitekereza ukavuga uti mugenzi wanjye ntago yabyemera, banzu bigerageze, wenda divorce izarangire koko ikorwe, ariko wagerageje uvuga uti ninjye wabaye gahuza miryango, ninjye wabaye imbarutso yo kumwinginga ngo divorce tuyireke, ariko yanga kubyumva, hanyuma nyine turakomeza turayikora. Ariko nibura icyo waragikoze, kuko ushobora kutabikora uyu munsi uvuga ngo ntiyabyemera, nyamara wari kubivuga akabisamira hejuru, ugasanga koko urugo rwanyu murarurokoye, ntabwo mugikoze divorce. Birashoboka rero ko gutandukana hari igihe rwose mushobora kubyirinda bikomotse kuri umwe muri mwe wahise atangiza icyo gitekerezo cyo kuvuga kiti reka nasaba imbabazi z'ibyo ntanakoze, mwemerere ko ngiye guhinduka ariko iyi divorce tuyireke. Iyo rero mwembi mubihuje rwose, bitewe no kwibuka ibyiza byanyu kurusha kwibuka amakosa murimo gupfa cyangwa se ibindi bintu mutumvikanaho, bihita byemera. Ndagushimiye cyane, ni icyo ngicyo ndashaka kugarukaho muri video y'uyu munsi. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane, wibuke gusharinga video igihe wayikunze cyane, ugasharinga n'abandi, cyangwa se abuzi bari mu bibazo bagira ngo ibibazo nibo babirimo bonyine, bakiyibagiza yuko nta rugo rudaca mu bibazo, ariko ko hari igihe ibyo bibazo birangira urugo rukongera rukanezerwa, ibintu bikaba byiza cyane. Basharinge kandi usharinge n'abandi bakeneye kubimenya gusa, cyangwa se
uko ubishaka. Ibuka kureba za Kimondo Kidi Series zisohoka buri wa kabiri, kandi no kuduha ibitekerezo kugira ngo tumenye ngo iby'ubutaha urashaka ko bizagenda gute. Imana iguhe umugisha.